office ya umva Jita yeah byagenze gute kugira ngo ujye Iwawa byari byatewe n'iki utubwire story yaho nyine uyirambure ubundi njyewe njya kujya Iwawa nari umufana wa polisi cyane ya Jita afise ako ufite indirimbo zingahe ubundi Jita Jita indirimbo zigera mu 10 ziri kuri YouTube yes yego Sharon tutamusuje cyane seka yego seka tuturagarukaho Thank you, my girl. Sharon meze neza Esundi Jita umuvugizi wa Ribu wamwumvishije ntabwo rega nta mega afite nakenye buriyo nta mega afite mba nakenye nyine abantu bakomeje kuvuga ngo ari igishego cya Kasamo oya ntabwo ari igishego none se igishego cyo tuganira ndemba ngo ndamuha akinyuma none fata akinyuma ubite no kuri kakandi kubita kuri kandi makinyuma akinyuma nukuvuga ngo njewe ntabwo ubundi wejo nuzma zakuri akinyuma no yandaburije ngo niza nanjye nuveho umugore w'umugabo ukamutira no kuri kwimana umuntu witwa Jita fatita iwacu menagura seka Jita seka aramanya nguye amasino bitakubaga bro Jita seka umva Jita uvuze ngo iki bro harakantu uvuze gasubiramo ako ka ndavuze ni akinyuma ijambo akinyuma kubita kuri ka urumva akinyuma na ka birajya urumva bihuza neza niwemera po kubita kuri ka ndi fata ibyo bintu bihuza bayiraho harimo ubutumwa ariko akantu kantiza numveho hari umuntu mwiza kwiyandagaza avuga ngo hari ijambo najyaga akunda mama ajyaga akunda kurimbwira kenshi ngo wamane ngo uzavuga uvuge n'akari murori ijambo akari murori iyi murori ni hehe abantu bakomeje kwaka mu karu kandi Linda ni daku nawe ukunditse ngo arwaye nk'inzoka ngo umuntu ngo arwaye inzoka ngo zizamuka zikagera ku bwonko ngo zigahuhaho ngo ubwonko bugahita bugenda ngo buryo ukazajya wibagirwa ibintu byose ubwo ntabwo inzoka yagushye ku bwonko njyewe rero buriya munefite umukecuru wanjye kera kuko mu rugo hari ikintu bita igiti cy'umuravumba yaje gutema umutwe wawe mani bese ubwo kubeshya njyewe ariko se beri njyewe nkunda gutanga keya kuko nize gukora mu isoko isoko ryo kwa Didi defo y'abantu bacuruza kwa Didi bose bagira keya nyinshi ugasanga umugore araje sheri tugwe inyanya sheri tugwe ibitunguru zasheri zikaba nka 500 hagiye umugore wa mukuru none nawe wacuruje inyanya gusa se ahubwo yego gwe Jita mbabari mu buriri n'ubugari ese ubundi Jita kankubaza hagize umuntu kubaza ngo Jita ni muntu ki wasubiza nava ko Jita ni Jita nyine yenda kubajije hagize umuntu kubaza ngo Jita ni muntu ki wasubiza ngo Jita nakubwira ko rugitwa na cyotema na Musa amazina yitswe n'ababyeyi akabona umuntu avukiye mu kare ka Kicukiro ufite umugore umwe ndi singo ngiye ndibana yanga banavukiye mu kare ka Kicukiro uri singuri bana ko tugushakira umukunzi hano ntanga abakunzi ariko shinye uri tayari nyine cyane kiri mu kazi koze wowe ushaka umugore umeze wize uzaza kontora cyane yanjye Jesus Jita nandi kukubaza ubundi kera wajyaga wumvuza habiki njyewe kera nuko wenda na byatewe na life nakuriyemo ariko ngiye nakose mfite numva naba umunyamakuru numvaga nzaba muri iki numvaga nzaba umu MC kuko ngira impano ngiye nabana mu MC bebuze mvuga ngo mfite kuba MC nyine mfite impano muri njyewe nyinshi cyane kuba umu MC kwerekwa ngira impano gusinzira mu kiganiro nka nagona yo ngira impano nyinshi cyane pe akariza ngiye ko kuzamura ndakubura tu dusasa inzobe Linda yaje uyu bamwita Linda uramuzi Linda muraza rahira ukuri ni umukotete kureta akazi
Nikoze. Ngwino content creator kasi. sibyo se Ni umeze ute sheri? Meze neza. Ndimo nkubaza ngo ubundi kera wajyaga wumva uzaba iki? njyewe nyine kera ndi umwana nifite inzozi zo kuzaba umunyamakuru umukoteteko ariko icyo gihe komedi zitaraza mu Rwanda urumva ariko nubwo njye no mu nzozi zanjye numvaga nabo umunyarwenya pe ariko n'ubundi ndi umwana na kera nakari ndi umwana kuko uko buriya mama ngize kumbura agashya kera uri kugira ngo ambyare ndi umukoteteko leta yajyaga akunda kureba indirimbo za Makaveli Tupac Makaveli nyakwigendera hanyuma akajya akunda no kureba abakoteteko leta umugabo bitaga noza wa wundi Kiriko Kiriko ndamuzi. niyo mpamvu rero yajyaga akunda kurakirika namwite kandi mama yakundaga mukarusha mama Jitafu Niyo mpamvu ukunda kunywa mukara. sana ngiye mukaro bivuze nabi n'umugore nzashaka akangura kuri mukaro ndamukarabye wishaka umugore ngo umunyabwenge ariko akorosha ku munyabwenge kuri wose urabufite ubwenge se ngira nabwenge ngifite niyo mpamvu ushaka umugore umunyabwenge kugira ngo ubwo nyine yongere ubwo mfite tugendane neza sibyo se Linda Yo. yido kotetepe Shamva. Jitafu rwose. ako Jita ubona ko n'abanyarwanda bagukunda ya uko ndiye numva ako baguhe n'amafaranga nubwo bagukunda amafaranga mwana na vibe afite Linda twohereze mu kashere Sha mume mu karupe n'ukuri. bamwohereze mukandira kanyenyeri babo kumukarira akanyenyeri twohereze mu kabihe unareba za gift okay anga urashaka kumweza ngahe Linda sabwo ne bakabaye nkandira kanyenyeri uzi cyaka mfite None se usinyitambukira. Ujye gukandira undi mwana akanyenyeri kumbi wamukinishaga Linda ntabwo wabimura be Ukuri narinzi ngo nawajya kukankandira. ako reka mubwire Jita wanakandira umuntu akanyenyeri ari shama ako vugisha ukuri kutaka kandira umuntu man ibaze rwose account ya Jita mu following iraho hejuru nibanza Mu following abantu bari hano rwose mu following abantu bari kubikora. kandi nababwira bazamurane nabyo kumanura mu following Jita afusha twese turabazamura bose noti twese bose umva washaka kutukuzamura ndakuzamura hanyuma umuntu uke mu Kinyarwanda ndamumanura umuntu uri bugutuke mu Kinyarwanda hari umuntu ugutuka harimo umuntu uzi gutukana mu Kinyarwanda hari umugabo nzi duturanye harasara bita Rwabugira yewe data we ntago azi gutukana mu Cyongereza ariko aragutuka agahutuka bya Kinyarwanda urakanywa amakaro urakanywa igikoma urakabura akazi urakabura mani ikimubabarira nari igitutsi yagututse ukabona no musi kikibona yakubwiye ngo ndakanywa amakaro ndayinywa nyukunda kandi utubwiye ko unywa mukaro kubera ko mama wawe yaratwita yayinywaga n'ubundi yanutse ashingiye ko yabonaga ko nkunda amakaro aje avuga ati ntavura akanywa amakaro ikibazo ngewe ndashaka kubaza ikibazo kimwe ndashaka kubaza mu buzima bwawe ubundi ugira ikintu utinya dore ya ngofero barayitanze yego n'ubwanwa ese umugore bamwambise ubwanwa byagenze bite oya bayakwambika wenyine niwe mugabo nge sindumva yego ari guteshesha urabyibagiwe ese mbyibagiwe Jita kera bajyaga batubwira ngo uyu muntu ngo arwaye nk'inzoka ngo uyu muntu ngo arwaye inzoka ngo zizamuka zikagera ku bwonko ngo zigahuhaho ngo ubwonko bugahita bugenda ngo buryo ukazajya wibagirwa ibintu byose ubwo ntabwo inzoka yagushye ku bwonko ngewe rero buriya munefite umukecuru wanjye kera kuko mu rugo hari ikintu bita igiti cy'umuravumba iyo twajyaga ariko se mbivuge mba mvuga nabona buri ku meza ubu ngubu bivuge oya bivuga turi hafi saa 5 zibura n'abantu bavuye ku meza twajyaga kwituma rero yajyaga kwituma mukecuru akabora yaduhaga nyine kwa kundi akarutu twutuyoka bagenda ngo muravumba muri wese eba nizoka kandi zikura moda zose zigashiramo Share kumbabwira
riri nibajya ubuzima kubasaba bwanjye buri mu kangaratete riri karame jitafu yaduteye story z'iwawa yagiye iwawa rimwe se wagiye iwawa ugiye gusurayo cyangwa wari ugiye bakujyanyeyo gusa iwawa nagiye kwiga tone nananiranye hari icyo bitiraga iyo story yitangire nyine iraryoshye yitangira itubwire neza ndaje gato sasa ubundi story y'iwawa ubundi iwawa ni ahantu nyine umuntu utarahagera nyine wereba abantu ngewe yihorera ko ndimo nawe urimo kubona irari nakubwiye abantu ahubwo icara muri iyo ntebe riri yari yicayemo nibwo tukubona neza thank you niyicara aho ngaho harahiye gira neza intebe rero gira neza intebe kabisa ku buryo okay ngaho dutere story yose byagenze gute umuntu no office umva jita byagenze gute kugira ngo ujye iwawa byari byatewe n'iki utubwire story yaho nyine uyirambure ubundi njyewe njya kujya iwawa nari umufana wa polisi cyane nari inshuti y'akadasohoka ya polisi njye nafanaga polisi byatanje ngayifana no biza kugera icyo genda byibuka twari dufite match yari polisi yagombaga guhura na Rayon Sport ubwo mba ndambaye ariko icyo gihe cyabiteye nafashe izo nkweto z'abanyerondo mucona ubwo maze kubise mu ibaga mbafashe bya biranga nyine umwenda w'ikipe wita n'umwenda n'umuranga hano niriwe ducamo mu inkuru umwenda w'abafana yego umwenda w'abafana yego nawushize mu ibaga ebana none utuntu twatsi umuntu icyo gihe koko hari ukuntu bavuga ngo nujya gufana wisiga urusenda yego ubwatsi nareba bita transizwazi murazizi warazinyweye baraziriye niba bari kuzirya niba bari kuzinywa ziriya naraziriye nizo zatumye polisi komeza inkuru ubwo bwatsi madagiye koko ndawekenye we ndabona nariye nk'inusu ya transizwazi ndaziriye koko none njyewe naraziriye bitamo n'icyuma urabona iyo umuntu agiye kujya gufana aba nyine agiye gute urafana ukaba wagisinda ukanywa hari ikipe z'abajyaga icyo cy'umunyu ngo kugira ngo aze kugira icyaka we naza kujya mu ikipe nyine niba mfite igitego ngatama byibuza nk'ijerekani y'amazi ndimo ndabareba mva uno mugore afite ibintu by'inzobe yewe oya iby'inzobe tubireke komeza inkuru ku nzobe yamenyeboreye ubwo rero ubwo mandagiye gutyo ubwo mbangiye ese riri kudashaka avuga ku nzobe yawe reka komeza inkuru abaho inkuru yo kwiyiwawa sibyo oke twagiye komeza jita ubwo mandagiye ndabyibuka nagiye ahantu bita mu cya hafi ubwo hari umujyamba bitaga giswikiri aba arampamagaye ariko giswikiri ngo ntabwo narizi ko nyine babajama bakunda nyine kuba wenda yakubona nyine akakwiyongoza tu aba aranyiyongoje aba arampamagaye amamagaye njye kurumva n'indi mu kinya ndi hejuru cyane ntazi birimo kujya mbere biki ubwo giswikiri amamagaye mba ndamwitabye yewe data we mageze usanga kumva umukoboyi ariko menya yanyibeshya ahari ariko akuravuga ngo babarira yayobye yakuyobeyemo rero yari yayobye ubwo rero uwo giswikiri abanyituniyeho ubwo mba nyine urumva bahise bamfata icyo gihe mbangiye mu mbuga ngari ntazi ibyo biva niyo bigana noneho kugira ngo nabyemeye njye njya mu mbuga ngari bwa mbere njye bahise banshyira mu bisambo ahantu bita muri operasiyo ba abantu bapfumura amazu bamwe banika abantu jitafu uri kutubanza tuduhere ku murongo bagiye kukujyana mbuga ngari wakomye wayobye cyangwa uwo muntu yarakuyobeyemo uramujijura uragenda oya namo gibara sinyagira n'amahani zo mbaraga ntabwo nazibona zo gukubita umuntu none se bakujyanye mbuga ngari kubera iki nyine urumva umupeti ngena cyara mu cyaha hafi nigire kwifanira ariko urumva njye n'undi naye namaze kwitamo n'ubundi namaze kugira gute kurangira ntabwo nari mfite ubwonko bwanjye namaze gukora divorce n'ubwonko bwanjye ubwo mu kuba ku byo bintu awe anyituniraho bitewe n'uko yabonaga na movement nari ndimo urumva be ubwo babiri abaye cyo cyongeye kwicara hariya kubera yuko ukomeje kudeba cyane ukomeza ureba yego urumva be ubwo nyine
abanyamfashe gutyo abanjyanye mu mbuga ngari kugira ngo urumva bite n'ukuntu n'ibikoresho nari mfite muri iyo bag ariko byari biri aho ngaho tubyoroheje bahita batakubwira ushobora gukora igisambo urumva harimo ibyo birangantego bya nyereko ni imyenda y'ikipe ya polisi atajya mu ruvango n'imwe ifite imyenda ya polisi ikirangantego cy'ikipe ya polisi idarapo yego ya myenda ya polisi nisize amarange ibyondo mu maso amenyo yarasizemo bya biti bihindura amenyo amenyo narasizemo dayi wa muti uhindura amenyo agahinduka umukara amenyo rero yagize umukara byari ukuntu nyine uba umufana ko bishaka kuba byaragumyeho oya ntabwo bikiriho werakara riri werakara riri utwikiriza ubwo rero babandanye mu mbuga ngari mu mbuga ngari amahirwe make nagize bahise bashyira mu bisambo yewe data we operasiyo iri mu bisambo aho ngana abantu harimo abakungi abombotsi abashikuzi bari abantu bita abatera ipata yewe data we mani bashyira mu bisambo isi iragenda irambona ariko kwari ukugira ngo ahari wenda ejo n'ejo bundi neza wandi hano gacano kacu bahita gute turi kuri tiktok live tiktok live byose bizamye Jita ongera useke ongera useke ongera useke nibyo binsekeje ongera useke Jita ongera useke yewe